erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Imyaka 31 irashize, ariko imbere yawe hazaza ni heza. Nubwo wabona ibintu bikomeye, ariko Imana igufasha ikiganza. Nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza kuri iyi platform yacu ya Kira. Nkuko mubizi, iyi platform yacu intego yacu ni imwe nkuko izina ribivuga, ni Kira. Kira ni ijambo rivuga gukira, yaba ari ugukira mu buryo bw'umutima, yaba ari ugukira mu buryo bw'amafaranga, yaba ari ugukira mu buryo bw'imitekerereze, yaba ari ugukira mu buryo bw'agahinda gakabije. Iyi platform yacu ni kugira ngo dufatanyirize hamwe, duhanahana ubumenyi, ibyo mfite mbigusangize, nawe ibyo ufite winsangize, kugira ngo tubashe kugira ngo tubeho ubuzima twishimye kandi ubuzima bufite ejo hazaza. Rero nshuti bavandimwe, nkuko mubizi, turi mu gihe gikomeye nk'igihugu, igihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Akaba ari igihe mu by'ukuri imitima y'abantu benshi cyane irushye, inaniwe, yaba ari intwaza, yaba ari urubyiruko, yaba ari abageze mu myaka yisumbuye, abagabo, abagore, navuga bakiri bato, bafite abana, ndetse n'abana batoya. Turi mu gihe, igihugu turi mu bihe mu by'ukuri imitima inaniwe, cyane cyane kuba rokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero nkuko kuri platform yacu ariyo ntego, ndagira ngo njyewe ubwanjye nka Jules Ntabwoba ndetse n'umuryango wanjye mbabwire ngo mukomere. Imana niyo mugenga wa byose, Imana niyo izi umutima wawe, niyo izi agahinda kawe ufite muri kino gihe, niyo izi abawe wabuze, niyo izi akamaro bari bagufitiye mu buzima bwawe. Birashoboka yuko utigeze umenya ababyeyi bawe, kubera yuko wababuze ukiri muto, ukivuka se, ufite imyaka 2, ufite imyaka 3, ariko muri icyo gihe cyose Imana iyo yari ikuzi kuva kera. Rero ndagira ngo nkubwire ngo muri kino gihe wihangane, Imana igukomeze. Twebwe nk'inshuti zawe, nk'abavandimwe, nk'abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, ni ukuri turumva agahinda kawe n'ibyo wanyuzemo, ariko Imana yo ikwihanganisha, Imana igukomeze muri bino bihe. Ndagira ngo nkubwire ijambo rigiye kugukomeza, ijambo ry'Imana rigiye kugukomeza muri bino bihe. Ni ukuri kugira ngo niba muri bino bihe utabashaga gusinzira kubera abawe, utabashaga kugira ibyo ukora kubera abawe, birumvikana ni igihe gikomeye, umutima wawe urababaye, ariko kuri iyi nshuro reka Imana yongere ikuzuza imbaraga. Imana yongere ikuzuza imbaraga, Imana igukomeze, Imana ni ukuri ikwihanganisha muri bino bihe bikomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana rimwe, ndarigutuye kugira ngo wumve neza mu by'ukuri icyo Imana ishaka kugira ngo ikore, ndetse n'icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Ezekiel, ibice byaho 16,
umurongo waho wa 4 uhereye kuri B yaho haravuga ngo ntabwo waruhije usirwa n'akamuri habe no gushyirwa mu twahi tw'impinja. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Umurongo wa 6 turavuga ngo nuko nkunyuzeho muna wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Umurongo wa 7 aravuga ngo nakugwije nk'ibimera mu murima uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura. Ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Birashoboka yuko iri jambo uko rivuga ariko ubuzima bwawe bumeze. Waravutse wisanga aho ngaho nta babyeyi bahari, bamwe bacano abandi bagenda handi, ariko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo nagusanze wigaragura mu ivata ryawe, nagusanze uri muri ibyo bibazo, nagusanze uri muri ako gahinda, ndagukuramo, ngukura muri ako gahinda. Ijambo rikambwira ngo Imana yaragufashe iragukomeza, uhinduka umuntu w'umugabo, uhinduka umuntu w'umugore. Abumvaga yuko utazabaho ubu ngubu uri umugabo, ubu ngubu ufite abana, ufite urugo kubera umugambi w'Imana. Rero iyo Mana yabikoze iragukunda cyane ndetse igufitiye umugambi mwiza cyane. Rero muri iki gihe gikomeye umenye yuko Imana yaragufashe iragukomeza. Imana yagukuye hahandi niyo Mana mukiri kumwe. Nubwo waba ugeze iki gihe hari ibyo ubona bitagenda, ariko Imana iri kumwe nawe. Uyisunge, uyizere. Imana yakoze bya bindi ikakurokora. Iyo Mana muri kumwe, kandi iyo Mana yiteguye gukomeza kugufata ukuboko. Reka nguhe irindi jambo rimwe nukuri rikomeza umutima wawe muri kino gihe. Reka dusome ijambo ry'Imana rindi riri muri Yeremiya ibice byaho 29 umurongo waho wa 11 kugera ku murongo waho wa 13-14. Haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ijambo rigakomeza rikavuga ngo kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira, muzashaka mumbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Imana ishimwe cyane. Ndasubiramo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi. Imana umugambi gufiteho ni umugambi mwiza cyane, ni umugambi w'amahoro, ntabwo ari umugambi w'agahinda, ntabwo ari umugambi w'amarira. Imana irakuzi kandi Imana igufite mu biganza byayo. Wizere uko ejo hawe hazaza waranabibonye mu buzima bwawe, ni heza cyane kuruta ejo hashize. Imyaka 31 irashize, ariko imbere yawe hazaza ni heza. Nubwo wabona ibintu bikomeye, ariko Imana igufasha ikiganza. Reka dusengane nawe muri bine bihe bikomeye. Imana iturisha umutima wawe, Imana iguhe indoto nziza, Imana iguhe gukomeza akazi kawe neza, Imana igukomeze kubaka ejo hawe hazaza, kandi ejo hawe hari mu biganza by'Imana. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye buri wese yumvise kino kiganiro Mwami, akaba Mwami yararokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Muri kino gihe twibuka ku nshuro ya 31, reka Mwami Yesu umugenderere, ukomeze umutima we, niwe ukomeza imitima
itentebutse, ni wowe ukomeza imitima ibabaye, ni wowe uhanagura amarira. Wakuye uyu muvandimwe mu bintu bikomeye, aho yumvaga atava, uramuhindura umugezi uyu munsi. Kanubu umwami umugendane nawe, umukomeze, umurinde, umutima unezerwe, umutima useke, kandi ejo hazaza hazaba ari heza ku buzima bwe. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo, amen.